ndabasuhuje mwese aho muherereye. Imana ibagire neza kandi ikomeze wahe ubuzima buzira umuze, ubuzima buzira umuze. Rero hari ikintu nakomeje kuvuga ngo ubuzima, mbese ibyiza Imana yadukoreye tubibara dute, tubibona dute? Imana yaduhinduriye ubuzima, Imana tugiriye neza, idukura mu byari bitugoye, idukura mu bwihebe. Hari twumvaga tutazi iyo twerekera, niyo tutazi icyerekezo cy'ejo n'ejo bundi hazaza, ariko burya Imana niyo ifite urufunguzo rushobora gufungura icyiza cyose ku buzima bwa buri muntu. Rero nagira mbwira abantu, ese iyo urebye ubuzima ibyo Imana yagukoreye uyishima unyuze mu zihe nzira? Ese niba waragiriwe neza wibuka nawe kugira umuntu wagirira neza? Ese niba waragiriwe neza wibuka iyo ugiye kurya gusenga ngo uvuge ati Mana warakoze cyane for the food to the table, kuko ibyo kurya waduhaye ntabwo twari tubiteganya. Hari abigaga batari bazi ati ariko nidusoza ese ubuzima buzava he, ese icyerekezo kirihe? Ariko nababazwa cyane no kubona hari abantu Imana yagiriye neza, ugasanga umuntu umwe rukumbi cyangwa umuryango umwe w'abantu bangahe ntavuze bafite amamodoka 4 ku muryango, ariko bakaba baguma baganya bati rwose hari ibyo tukibura, murashaka iki? Murashaka iki rwose? Mu by'ukuri ngo umuntu yaratwaye imodoka hanyuma ari umukire, wagiye kubona ngo abona umuhinzi n'umugore we bavuye guhinga bafashe isuka ku rutugu, ngo ariko bageze bate isuka bayiteye ku rutugu, umwe atera ku rutugu rumwe ku rundi, maze ngo bafatana ku rutugu bataha bishimye bavuye guhinga. Turi kujyana ibyo byishimo ngo wamukira arabireba ngo aravuga ati ariko abakene bakoresha irihe banga kugira ngo banezerwe? Twebwe turakize n'umufasha wanjye ariko twabuze umunezero mu rugo rwacu, nta kintu kitunezeza. Ati se ahari mu by'ukuri biterwa n'iki? Maze ngo arabareba ngo arabwira ati uwaduhuriye munezero natwe hari twamera neza. Ibaze rero umukire ari kwifuza ubuzima bw'umukene kubera ko babuze ibanga ry'umunezero. Rero iteka Imana igitanga byinshi. Ibaze nawe kubona aho twabaga kenshi, ngenda bivuga ntago ari ibanga, aho twabaga mu makambi ntabwo twa tuzi intego y'ubuzima bwacu, ntabwo twa tuzi iyo twerekera, ariko Imana yagize itya idukorera amateka meza cyane, itwerekeza mu bihugu by'amahanga byifuzwa cyane na benshi. Ariko se twagezeyo, wibaza hari ibibazo twari dufite byari kubura amafaranga, umuntu adafite icyo yakemuza icyo yifuza gukemura. Ibyo biza kurangira Imana ibikuraho, twari mu maganya tagira uko angana, rwose natwe watugirira neza tukamera nk'abandi. Ariko se ntabwo byabaye? Se biracyari inzozi? Se oya, buri wese yisubize, ntabwo bikiri inzozi. Imana yakoze uruhare rwayo, Imana yagize neza. None kandi ubu ni iki kibuza abantu umunezero? Reba ikibazo, umunezero warabuze kubera kubura amafaranga, kubera ubukene. None ubu ngo abantu bari mu bukire nabwo umunezero warabuze. Ese kandi amafaranga nayo ayotuma umunezero nawo ubura? Kandi abantu baribwiraga ko naboneka aribwo umunezero uzaba ubonetse. Rero reka mabwire, muri iki gihe cyane abantu bari gupfa amafaranga, ingo zirasenyuka kubera amafaranga kuko yarabonetse menshi. Umuntu arareba umugore we rwose babanye mu buzima imyaka 20 mu bukene, yarabonaga ari umumama nk'abandi, maze yagera hano yamwitegereza, yareba ibyana byikubise cya makeup koko, yewe we ati aha wa mugore wanjye burya ntabwo ari mwiza, kubera amafaranga yagenje ate yarabonetse. Kandi mu bukene wabonaga nta usa nawe. Yewe muntu, cyo ntabwo ari cyo. Bana n'umufasha wawe, bana n'umufasha wawe, Imana izabaho umugisha mwembi, nta mugisha wo gutandukana. Rero ibyo byose, hanyuma n'abandi benshi bitandukanye, umuntu araza hano agatangira akaganya kubw'akazi, afite imodoka 2 ku muryango 3, ariko ngo akazi nkora ntabwo kanezeza. Niko akazi ntabwo kanezeza, akazi ntacyo kamaze, akazi ari ukuvuga ngo abantu barabishoboye bakareka. Tugeze kuganira n'abasore bagenzi banjye, twanzura ko nta muntu ukunda akazi, ahubwo ko abantu bakunda ikivayo. Nta muntu ukunda akazi, nta muntu ukunda kuvunika no guhinga nuko.
ntabwo umuntu akaba ajya guhinga ariko atekereza ko ubwo abandi bazaba bari gusarura bazaba bashonje akajyayo. Rero no gukora akazi nuko ujya mu kazi ukavunika ariko wahembwa ikishima. Turi kumwe. Amafaranga araryoha, tuyashake tuyabone, tugira imitungo kamere, tugira imitungo bwite, amafaranga ameze neza. Rero ibyo byose nibyo nagira ngo tuganireho. Ese kubera ko abantu bakiganyira bakiganya bakimeze, ese utandukaniye he n'umuntu wasigaye inyuma? Niba umuntu wasigaye inyuma ukiri mu nkambi ari mu bibazo bingana kuriya, ushobora guhamagara ati wampaye 20,000 by'amanyarwanda cyangwa by'amakongomani cyangwa by'amarundi, nibicya cyane, ni amadolari ngira ngo 30 cyangwa 40. Warangiza ukamubwira uti yewe icecekere natwe hano ntituriho. Yewe muntu, buriya umuremye umutima cyangwa umwisha umutima. Girira neza mugenzi wawe, wibeshya abantu ngo nta kintu uriho kandi gihari, kubwo ingingimira yawe, kubwo kugira ikiganza kitarekura. Rekura ufashe mugenzi wawe, rekura. Rero ibyo byose nta kuntu uzabwira umuntu kutunze imodoka 2 ku muryango arakubona n'amafoto yawe barayabona, wifotoje, wapostinze, wagize gute, ngaho wagiye mu ndege wafashe amavideo, hanyuma ukabeshya ngo nta madolari 20 ufite. Indege uyijyamo ku buntu se? Imodoka yawe nta gazi nywa? Mwabantu mwe twiba ipfumfu uko iby'Imana yaduhaye nibyo ishaka ko bitubera umugisha. Nanone niba Imana yaraduhaye umugisha, tubere n'abandi umugisha. Reka nyabuna, hari amazina, hari abantu babitwa ba mugisha, byaba biteye agahinda kuba wakwitwa mugisha, ntugire undi muntu wagirira umugisha kumva ko wamugisha waba wawe wenyine. Rero burya ngo waramutse ni uramutsa mugenzi we. Amen. Rero ibyo byose ni igitekerezo, ni ukugira ngo turebe igikwiriye, ntidukomeze kwisubiza inyuma mu myumvire, ahubwo dutere imbere mu myumvire. Hari umusore mugenzi wanjye twiganye amashuri yigeze kumbwira atariko atereka nkubwire ati naje gusanga abarimu badahembwa amafaranga makeya. Atabarimu ntibahembwa amafaranga make, atabwo afite ikibazo kimeze gutya. Ati bafite amafaranga bahembwa ku kwezi bakayagabanya n'ibibazo bahura nabyo. Atariko bafashe amafaranga bahembwa muri kwezi ntibongere kugabanya, ahubwo bakayakoresha ikimenyetso cyo gukuba. Ati basanga bahembwa amafaranga menshi. Atagafata amafaranga ahembwa buri kwezi maze agakuba n'umwaka wose. Ati yabona umushahara uhagije koko. Izina ry'Imana ni ryiza. Rero kutanyurwa biterwa n'imyumvire aho uyerekeza. Nushaka kunyurwa uzajyana imyumvire yawe mu cyerekezo cyiza, uzanyurwa rwose. Buri abantu badashaka kunyurwa kugira ngo uzamwumvishe ko yanyurwa biragoye cyane. Kuki hari abantu bafite bikeya banyuzwe, ariko hakaba hari abandi bafite byinshi batanyuzwe? No kubera iki? Ntabwo bikwiye. Rero ibyo byose tujye tumenya ko ari ibintu biba bikwiye kutwigisha, ni isomo ry'ubuzima. Rero ubwo nagira ngo buri wese yibuke icyo Imana yamukoreye, yibuke ukugira neza k'Uwiteka, maze ntiyongere kujya afata umwanya wo kwiganyira avuga ngo nari nkeneye nibi, ngo dore uriya yaguze inzu nziza, dore uriya yaguze imodoka nziza. Ibyo byose nta handi biva, ni mu gukora. Niba uri muzima utarwaye, haguruka nawe ujegeze isi, ujye gukora, ujegeze akazi, ukundwe n'abayobozi kukunda akazi, maze noneho urebe ko ibyo abandi bageraho nawe utazagenza utazabigeraho. None se uzagumuririra mu myotsi, ntujye mu kazi ngo ukore uhembwe, maze se kandi bizava hehe? Nyabuna ngo hari indirimbo ya Ambassadors of Christ, ngo reka dukorere ibyiza, ngo abakozi barifuzwa, ngo ariko muri byose tujye tumenya ko Uwiteka ari ubigena byose. Rero jya wakira ipare yawe, icyo Imana yaguhaye, uvuga iti iki nicyo cyanjye. Sinzi niba hari umuntu wari wabona abantu bari gusangira ubugari. Hari icyo bita intore y'ubugari. Y'abantu bari gusangira ubugari muri Afurika, abantu barasangira, ntabwo ari nk'inaha abantu barya nk'ibisambo, nta muntu usangira n'undi. Usanga muri Afurika umuntu akata intore ukayimira, undi agakata intore akayimira. Buri intore yawe ni y'ubukasi, uko ushobora gushiduka ugarutse ugasanga byarangiye kuko wasangiraga n'abandi. Rero kiri ubonye cyishimire mu mwanya wacyo, umutima wawe unezerwe, wishime, maze urebe nurema ibyishimo muri wowe n'abandi bazabikubonaho.
burya nta gisa no kwishima. Umunezero umuntu arawurema, nta kintu kizana. Rero reka byose tujye tumenya ko nutishima none ngo wishime mu mwanya wawe, ntabwo uzishima ejo rwose. Rero twese duhugukire kunezerwa, tunezeranwe na bagenzi bacu, twirinde gukomeretsanya tuvuga amagambo mabi. Umuntu yaguye mu kibazo aho ugira ngo umwegure, ahubwo ukamusangayo ukamucucuma kugira ngo atazagaruka. Nyabuna umuntu niba ari mu kibazo, mubere inkingi, afataho akazamuka. Zamura mugenzi wawe. Maze uko umunyarwanda yaciye umugani ngo aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi cyangwa atereraho utwatsi, kugira ngo amukingire ikibaba, amugirire ibanga, ntamushyire hanze, ntamwamamaze. Kandi Bibiliya nayo ikavuga ngo ntugashyushye inkuru ya mugenzi wawe cyangwa y'umuturanyi wawe kugira ngo atazabimenya akakwanga. Nshuti yanjye, ntugashyushye inkuru z'abaturanyi, ntugashyushye inkuru ze. Dore amagambo noneho amatiku yarenze iminwa ya benshi, ntabwo abantu bakibasha kugira ibanga, byararangiye. Nyabuna twongere twige kugira ibanga, maze hagira abantu bakwizera, hagira abantu bagukunda, bagukundire kwibika iby'abandi neza, bagukundire kuko udakunda gusamaza ibya bose, usandarize byose. Cyo gihe uzitwa inyangamugayo, nitwiyambaza n'Imana, kandi byose bizaduhira dukurikiza imico twatojwe n'ababyeyi, ndetse twongera tukajya kuvoma ku isoko, cya gicumbi, cya gicaniro, abantu bakuraho ibyiza bakaganira. Ibyo byose bizatubera byiza. Rero maze mugize neza kuri uyu munsi, twagira ngo twibukiranye aho umunezero wava. Kwifuza kugabanuke, wikomeza kwifuza ibitari ibyawe. Menya ko icyawe ni icyo. Ese wari wabona abantu bagabana? Iyo abantu bagabana ikintu, buri wese yari nk'ibintu bigurishwa, buri wese agura bitewe nuko ashoboye. Akavuga ati mumpe imigwi ibiri, mumugwe umugwi umwe, ariko aratahana icyo kishima akanezerwa. Rero ishimire ku cyawe, icyawe ni kikunezeze uko nicyo cyawe. Nutanezerwa komeza kwifuza iby'abandi, n'ubundi ntago bizaba ibyawe, uko byamaze kuba iby'abandi byararangiye. Rero nezezwa n'icyawe. Rero mwese Imana ibagire neza, mwongere mwibuke kunezerwa, mwongere mwibuke gukundana, mwongere mwibuke kugira ngo byose bihire abihanganye, kandi urukundo ruzanesha. Murakoze cyane.